Yesu ashimwe. Ni Hagenimana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya tugiye kubonera hamwe uru rukurikirane rw'ibizabaho mu minsi y'imperuka, kuko bikwiriye ko abantu babimenya, kuko ibihe bigenda birushaho kudusatira. Mbere yuko ntangira, ndagira ngo manze nshimire Innocent Nizeyimana uhagarariye Umugenzi Ministry ndetse n'abagize Almost Home bafatanyirije hamwe kugira ngo iyi mbonerahamwe iboneke iri mu Kinyarwanda, n'ubufasha bundi bwose bugenda butangwa kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi hose mu buryo abantu babasha kubusobanukirwa bakitegura kugaruka kwa Yesu. Imbonerahamwe rero ifite ibiyiranga, ibintu bigiye bitandukanye nk'uko ubuhanuzi bwagiye bubivuga, kandi tugiye kubibabwira kugira ngo abantu babe biteguye. Hano haranditswe ngo andika ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye byihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Habakuki 2:2 kugeza uwa 3. Bishatse kuvuga ngo hari ubuhanuzi bwahanuwe mu byanditswe byera muri Bibiliya, kandi ubu buhanuzi buza gusubirwamo neza mu mwuka w'abahanuzi kugira ngo bize kugaragara neza ukuntu ibintu bizagenda bigenda neza. Imana ishira hagaragara buri kimwe cyose kugira ngo abantu bazaba ariho mu minsi y'imperuka bazabe biteguye. Ibi bihe rero by'iminsi y'imperuka bifite igihe byagombaga gutangirira, kandi Yesu ubwe ari mu isi niwe watangaje iby'icyo gihe, nk'uko tubibona muri Matayo 24, duhereye ku murongo wa 6, aravuga ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika umutima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Hanyuma ku murongo wa 29 arongera avuga ngo ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru. Kandi nanone ubwo buhanuzi bwaje gushumangizwa neza mu Byeshuwe 6. Yohana yerekwa iby'iminsi y'imperuka, abona iby'ibimenyetso 6 bimenywa. Ikimenyetso cya 6 aricyo cyabanjirije iminsi yo kugaruka kwa Yesu, cyangwa se cyategurizaga iminsi yo kugaruka kwa Yesu. Ku murongo wa 12 handitse ngo mu Byeshuwe 6:12 handitse ngo nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Aya magambo duhuje aya masomo yose aragenda akatujyana ku bihe byegereza umwaka w'igihumbi kimwe 798, igihe ubupapa bwagombaga gukomereka uruguma rwica. Ibi hari ibintu byinshi tutari buze kuvuga kuko twibwira ko mubizi, cyangwa se niyo mwamutabizi muzafata igihe cyo kubyiga, kuko hano tugiye kurebera hamwe mu ncamake iby'iyi mbonerahamwe. Iminsi y'imperuka rero yagomba gutangirana n'uko ibimenyetso byahanuwe na Yesu Kristo bigasubirwamo n'umuhanuzi cyangwa se Yohana byagombaga kuba bitangiye. Tubona ko ibyo bimenyetso byatangiye ubutegetsi bw'ubupapa bugitegeka. Twibuke ko ubutegetsi bw'ubupapa bwategetse guhera muri 538 kugeza mu 1800, kugeza mu 1898, nicyo gihe ubupapa bwategekeye. Hanyuma rero mbereho gato y'uko ubupapa burekera gutegeka, ikimenyetso cya mbere nk'uko cyavuzwe na Yesu Kristo cy'igishyitsi nibwo cyagaragaye 1755, nibwo icyo gishyitsi cyagaragaye. Kandi mwibuke ko Yesu Kristo yavuze ngo kubw'intore z'Imana iyo minsi izagabanwa. Mwibuke ko iki gihe hari akarengane itorero gatulika ryakoreraga, ubupapa bwakoreraga abemeraga kwakira Bibiliya no kuyisoma no kuyigisha abandi no kugendera mu mucyo Bibiliya yigisha. Muzi byabaye mu gihe cy'umwijima ubw'ubupapa bwategekaga. Rero muri icyo gihe niho iminsi y'imperuka yatangiye, igihe ubupapa bwa buri hafi gukomereka uruguma rwica,
hanyuma rugomba kuzaza rugakira, turuze kubona igihe rwagomba gukira, n'ibimenyetso byatangiye kugaragara by'iminsi y'imperuka. Ibyo bimenyetso rero byose turabibona, ni ibimenyetso bitatu byarangaga iyo minsi. Ikimenyetso cya mbere ni iki kivuga ngo igishitsi kirizibona. Ikimenyetso cya kabiri ni iki cyabonetse mu 1780 kivuga ubwira kabiri, mwibuke bya bindi nasomye. Ikimenyetso cya gatatu ni iki kiboneka cyagaragaye mu 1833 kivuga kugwa kw'inyenyeri. Ibi bimenyetso byose byagaragaye muri kiriya gihe byarangaga ko iminsi y'imperuka yatangiye. Hanyuma rero ibwo iminsi y'imperuka itangirana n'icyo gihe, tugahita tubona ubutumwa bw'amarika wa mbere butangira kuvugwa n'uyu mugabo, uyu William Miller. Mwibuke ko ari wa mugabo wize ibyanditswe byera, abona mu buhanuzi bwa Daniyeli 8:14 amagambo yari akomeye yagaragazaga ibihe bidasanzwe igihe urubanza rwagombaga gutangirira. William Miller yize ibyanditswe byera, yibwira ko Yesu azaza mu 1844 mu gihe 1844 ari bwo ubutumwa bw'Amerika gatatu bwari kuba butangiye kuvugwa, kandi ubwo butumwa aribwo bwagombaga kuzasoza ubundi butumwa bwose buzabwirizwa kuri iyi si. Mwibuke yuko mbere ho gato yuko ubutumwa bw'Amerika gatatu butangira kubwirizwa, mu 1844 ubutumwa bw'Amerika kabiri bwatangiye kubwirizwa. Ubutumwa bw'Amerika kabiri bwavugaga ko amadini y'abaprotestanti yanze kwemera ubutumwa bwa Miller bwabwiraga abantu gusubira kujya kuramya Imana by'ukuri, ndetse no kumenya ko igihe cy'urubanza gitangiye. Ubwo abo bantu bangaga ubwo butumwa, nibwo Imana yatangaje ubutumwa bwo bwa Marika wa gatatu bwa Marika wa kabiri bwavugaga ko Babuloni igomba kuzarimbuka, ko Babuloni izarimbuka. Hanyuma mwibuke ko habaye urusaku rwa mu gicuku rwabwiraga abantu ko nta kabuza Mesi yagiye kuza mu 1844. Icyo gihe ndagira ngo mbabwire ko habayeho gutungurwa gukomeye. Abantu baza kuvumbura ko bibeshe mu mibarire y'ibihe bya gihanuzi, baza kuvumbura ko bakoze amakosa bakagira ubusobanuro burimo ikosa. Nyamara mwibuke mu byo twizera nk'abadivantisi umunsi wa karindwi, iri kosa ryabaye si ikosa ry'abigaga ibyanditswe byera, ahubwo ni ikintu cyabaye Imana yashatse ko kibaho kugira ngo ashungure itorero, kuko ntabwo igihe cyo kuza kwa Yesu mu by'ukuri cyari kigeze, ahubwo hari umurimo ukurikira Yesu yari agiye gukora, ari wo witwa ngo urubanza kagenzuzi. Kandi uwo murimo wagombaga gutangirana n'ubutumwa bwa Marika wa gatatu nkuko tububona hano, byose bikaza nyuma y'umwaka w'1844. Imana rero yemeye ko ikosa ribaho mu mibarire y'ibihe bya gihanuzi kugira ngo Imana ishungura abantu bariho mu icyo gihe, hanyuma itangiza itorero ryayo, itorero ryitwa itorero rya Laodikiya, itangiza itorero ryo mu minsi y'imperuka rigomba kuzarangirana no gusuka kw'imvura y'ituma no kugaruka kwa Yesu. Ibyo rero byose kuba byarabayeho gutyo ntabwo bigomba kutubangamira. Byabayeho abantu bamwe barashungurwa basigwa ku ruhande, ariko bakomezanyije n'itorero rya Laodikiya, kandi bakomezanya n'igihe cy'urubanza kagenzuzi. Kandi nanone muri icyo gihe cy'urubanza kagenzuzi akaba ari bw'ubutumwa bwa Marika wa gatatu bwatangiye kugira gute kuvuga. Ibyo ntekereze ko mu byumva abadivantiste basobanukiwe iby'uyu mwaka w'1888. Umwaka w'1888 ni igihe aba bagabo uko ari babiri, Wagona na Jones, babwirije ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, ariko byose bigamije kugira ngo itorero ryitegure kugaruka kwa Yesu, kuko Yesu yari yiteguye kugaruka mw'icyo gihe. Ubu butumwa iyo buza kumvirwa, Kristo yagombaga guhita agaruka, ariko kuko ubwo butumwa butumviwe, tubona mu 1929 ubupapa bwongera bugakira uruguma rwe bwakomeretse, buba bwongeye gutangira kwigarurira isi. Ibyo byose bibiri kubaho mu gihe cy'ubutumwa bwa Marika wa gatatu, kandi mu gihe cy'urubanza kagenzuzi, kandi mu gihe cy'itorero rya Laodikiya. Iyi mbonerahamwe irimo iragaragaza ibintu byose uko byagomba kurikirana. Ibi ngibi turi kureba ni ibintu byahise, ariko none tukiri hano ndagira ngo mbabwire ko ibigiye gukurikiraho byo bimwe bishobora kuba byarahise ibindi bitarahita,
kuko kuri iyi mbonerahamwe nanone turi buze kubonaho igihe cy'ishungura. Iki gihe cy'ishungura kiragenda kigatangirana n'itorero rya Laodikiya. Mu byitegereze hano, kiragenda kigatangirana n'itorero rya Laodikiya. Kandi nanone mwibuke ko ari cya gihe cy'urubanza kagenzuzi. Kandi nanone iki gihe cy'ishungura kiraza kigahura n'ikanguka ry'ikiganano mu madini yayobye. Kandi nanone ishungura riragenda rikabonekamo itegeko ry'icyumweru, igihe kigufi cy'akarengane n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko byose bikaba munsi y'ubutumwa bwa Mariko wa gatatu, bikaba mu gihe cy'urubanza kagenzuzi, kandi nanone bikaba byose bihurira ku itorero rya Laodikiya n'igihe cy'ijwi rirenga n'imvura y'itumba. Ndagira ngo rero ibi bintu tuze kubyumva neza nshuti bavandimwe. Tukiri ubutumwa bwa William Mireri twamaje kububona, bwarabwirijwe. Hanyuma ubutumwa bwa Mariko wa kabiri buravuzwa, ubwo Abaprotestanti bangaga kwakira ubutumwa bwa Mireri. Haza kuboneka ijwi rya mu gicuku ryavugaga ko abantu bagomba gusanganira umukwe. Icyo gihe batekerezaga ko umukwe bagiye gusanganira ari Yesu Kristo wari ugiye kugaruka mu isi. Mu gihe intambara ikomeye igaragaza ko atari Yesu wari ugiye kugaruka mu isi, ahubwo Yesu Kristo yari agiye kwinjira mu cyumba cy'ahera cyane, agatangira umurimo w'urubanza kagenzuzi, agatangira umurimo uzasiga amazina amwe yemewe ko azaragwa ubugingo buhoraho, andi akajugunwa, abantu bakagenerwa kuzarimbuka by'iteka ryose. Icyo gihe cy'igihumbi 844 mu Muhindo, mu gihe cya 844 tariki ya 22 z'ukwa 10, nibwo Yesu yinjiye mu rubanza kagenzuzi. Nibwo nk'uko tubona mu buhanuzi bwa Daniyeli we ngo yabonye Yesu Kristo aza asanga umukuru nyiribihe, intebe z'imanza zirashingwa. Muri Daniyeli 7 biranditse. Icyo gihe ni igihe cyo gutangira cy'urubanza kagenzuzi. Abantu rero turiho muri iki gihe tugomba gusobanukirwa ko twe turiho nyuma y'umwaka w'igihumbi 888, kandi turiho nyuma y'umwaka w'igihumbi 1929. Bishatse kuvuga ngo ubupapa bwamaje ubupapa bwatangiye gukira uruguma rwica rumwe bwakomeretse. Turiho mu gihe urubanza kagenzuzi rurimo, kandi turiho mu gihe nyine ubutumwa bwa Mariko wa gatatu buri kubwirizwa, ndetse kandi nanone ngo ubutumwa bwa Mariko wa gatatu bugomba gufatanya n'ubutumwa bwa Mariko wa mbere n'uwa kabiri. Ibindi buze kubigaruka kugira ngo tubyumve neza. Ibi ni byo bihe twebwe turimo. Nuvanga itorero ry'Imana ririho muri iyi minsi y'imperuka ni itorero ryitwa irya Laodikiya, kuko niryo torero rya nyuma rigomba kuba ku isi, ariko ni itorero riri mu gihe cy'urubanza kagenzuzi. Ni itorero rigomba kugeza ku gihe gitangirana n'igihe cyo kuza k'umwami. Mu byitegereze hano, ni itorero rigomba kuza, urabona aho rihera rikaza imvura y'itumba, tukazamuka hano kurangira kw'imbabazi, igihe cyo kuza k'umwami no kukamanuka ukaza nyuma y'imyaka 1000 n'ibindi byose. Iri torero niryo torero rya nyuma rizabaho, nta rindi torero rigizigera ribaho hanyuma, ahubwo Imana ifite uko izagenza iby'iri torero, kuko iri torero rigomba guhura n'ikintu bita ishungura. Aha hantu naho tuhatinde. Niba uri umudivantisi umunsi wa 7 ukaba wumva ubu butumwa, ndagira ngo nkubwire kuri mu itorero rya Laodikiya, kuko niryo torero ry'Imana ririho hano ku isi. Ariko iri torero rya Laodikiya ni mu byitegereze, ntabwo iri torero rya Laodikiya ryo rizasangwa igihe cyo kuza k'umwami, ahubwo itorero rya Laodikiya rifite igihe ryategekewe rigomba kugarukiraho, ari cyo gihe cy'itegeko ry'icyumweru, hanyuma hakinjiraho ikindi gihe cyitwa ijwi rirenga, imvura y'itumba n'ibindi bintu bizaranga iminsi y'imperuka. Ariko nanone munyumve neza, ntabwo ijwi rirenga n'imvura y'itumba ari irindi torero rizaza ku isi, ahubwo iri torero rya Laodikiya, kuko ubutumwa bw'itorero rya Laodikiya bivuga ko harimo ubutumwa bw'umugabo wo guhamya. Ubundi ni nabwo butumwa iri torero rya Laodikiya ryahawe, ni ubutumwa bw'umugabo wo guhamya, kandi uwo nta wundi ni Yesu Kristo wiyita Mena. Uwo Yesu Kristo rero abantu bari hano muri Laodikiya bazumvira inama zitangwa n'uwo mugabo wo guhamya, arizo zikurikira: ungureho imyambaro ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, kandi ungureho imyambaro yo gukiranuka,
kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso. Ibintu bitatu abantu bari muri Lawodikiya bazemera kugura na Yesu Kristo ibyo bintu bazareka ubunyalawodikiya, ahubwo barenga uyu murongo binjire mu kindi gika cy'ijwi rirenga, kandi abo nibo bazasukirwa imvura y'itumba. Kandi nyuma yo gusukirwa imvura y'itumba, abo bantu nabo bazashirwaho ikimenyetso cy'Imana, kuko mu gihe cy'ijwi rirenga hazaba ibi bintu bitatu bigomba kwitonderwa. Satani azigana kugaruka kwa Yesu. Ikindi, ikimenyetso cy'inyamaswa kizashirwa ku bantu. None icya gatatu, nanone ikimenyetso cy'Imana kizagaragara ku bantu b'Imana. Rero ikimenyetso cy'Imana ntabwo kizagaragara ku banyalawodikiya, oya, ntabwo ikimenyetso cy'Imana kizashirwa ku banyalawodikiya, ahubwo ikimenyetso cy'Imana kizashirwa ku banyalawodikiya bumvise ya nama y'umugabo wo guhamya ibasaba kwakira izahabu nziza atenganyirije mu ruganda, ariko kwizera gukorera mu rukundo, kandi nanone bakambara gukiranuka kwa Kristo. Gukiranuka kwa Kristo ni ugutsindishirizwa n'ubunuku bwo kwizera ndetse no kwezwa. Ibyo bintu uko ari bibiri bigomba gukorerwa abanyalawodikiya, bagomba kurenga uyu murongo bakinjira mu ijwi rirenga. Kandi nanone bagomba kugira gute? Guhabwa umuti wo gusiga ku maso bakareba, kuko ikibazo Lawodikiya ifite ari na Imana ikomeza gutindaho, nuko Lawodikiya yibwira ko ikize, itunze, ngo itunganiwe, yibwira ko idakennye. Nyamara Imana iravuga iti uri umukene, wambaye ubusa, uri umukene, nta zahabu ugira, wibwira ko ukize nyamara uri umukene. Ariko Imana igatanga inama ikavuga ati dore byose ndabikugurisha. Kandi Yesaya wavuga ko Imana mutagura ngo yishure nayo igira ikiguha, ahubwo iravuga ngo n'udafite ifeza naze ndamuhera iki? Ubuntu. Cyatuvuga ngo icyo twe dusabwa abari mu iri toro rya Lawodikiya ni ugusanga Imana tukayegera, ikaduha ubutunzi bwose buzatuma tuba twiteguye tukinjira mu ijwi rirenga. Hano hantu ndahatinze kugira ngo Abadiventiste bahumve neza, kuko igihe cy'ishungura gitangirana n'itoro rya Lawodikiya, ariko kigasoza mu gihe ijwi rirenga rizaba rimaze kuvuzwa, ndetse n'imvura y'itumba yaramaze gusukwa, ndetse n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu buri gusoza umurimo wabwo. Bishatse vanga abantu benshi bari mu itoro rya Lawodikiya ntabwo bazinjira mu ijwi rirenga bitewe n'iki kintu cyitwa ishungura. Ishungura rizabaho ku babwiriza, ishungura rizabaho ku bayobozi b'itorero, ishungura rizabaho ku bakristo basanzwe, ishungura rizaba mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Imana yashize ukuboko kwayo kuri iki kintu cyitwa ishungura kugira ngo ibone ingano nziza, amasaka meza yo guhunika mu kigega. Rero mu icyo gihe cy'ishungura nanone tubonamo igihe kigufi cy'akarengane. Iki gihe kigufi cy'akarengane, mw'iki gihe kigufi cy'akarengane niho hazaba bya bintu bitatu nababwiye. Hazaba Satani azigana kugaruka kwande? Kwa Yesu. Muzi yuko igitabo Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kigaragaza ko Satani azigana kugaruka kwa Yesu, ndetse ngagasanga abayobozi b'amadini yo ku isi akabemeza ko ari we wahinduye isabato akayishyira ku cyumweru. Icyo gihe abantu bazemera kwakira icyumweru bagasenga ku munsi w'icyumweru bazaba bakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi mw'icyo gihe nibwo n'abana b'Imana bazagaragara ko ikimenyetso cy'Imana kibariho by'ukuri. Mwibuke ko ikimenyetso cy'Imana abana b'Imana bazarenga Lawodikiya bakinjira mu ijwi rirenga bazaba bagifite, ariko kizagaragaza imbaraga zacyo ubwo n'ikimenyetso cy'inyamaswa kizaba kiri kugaragaza imbaraga zacyo. Kandi nanone tubwirwa mu nyandiko z'Abadiventiste umunsi wa karindwi ko itegeko ry'icyumweru ari cyo kimenyetso cy'iki? Cy'inyamaswa. Kandi nanone itegeko ry'icyumweru nicyo kigeragezo cya nyuma kigomba kuzagera ku itorero rya Lawodikiya, nicyo kigeragezo cya nyuma kizagera ku itorero ry'Imana. Abazanesha icyo kigeragezo cy'itegeko ry'icyumweru nibo bazahita binjira mu ijwi rirenga, ndetse bagasukirwa imvura y'itumba. Kandi nagira ngo mbabwire ko nubwo ibi bihe bizatinda, ibi bihe biri imbere y'imvura y'itumba n'ijwi rirenga bizatinda, ibindi bihe bikurikiye hano inyuma byo bizihuta cyane.
byo bizihuta cyane, ntabwo bizamara igihe kinini. Niyo mpamvu nubwo itorero rya Laodikiya atari ryo rizageza ku munsi w'imperuka, ariko nanone ntabwo Imana izakenera ko hashyirwaho irindi torero, bitewe n'uko abazinjira mu ijwi rirenga bizahita nyine birangira, bagahita bakomezanya no kugaruka kwa Yesu. Nta rindi torero rizaba rikenewe. Muri iki gihe rero cy'itegeko ry'icyumweru hazabaho ibindi bintu nshaka kugira ngo mwiteho hano. Hazabaho ikintu bita kuva mu mijyi minini. Ubwo itegeko ry'icyumweru rizatangazwa, inyandiko z'umwuka w'abahanuzi, ibihamya by'itorero, ndetse no kwitegura akaga gaheruka, ndetse n'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye, ntabwo byose nabirondora, bivuga ko itegeko ry'icyumweru ritangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadivantisi umunsi wa karindwi bose basabwa guhita bava mu mijyi minini bakerekeza mu mijyi mito. Kubera iki? Bitewe n'uko itegeko ry'icyumweru rizazana indi gahunda igendanye no kutagura no kugurisha. Bityo rero ubuzima buzakomera mu mijyi cyane, ku buryo umuntu uzaguma mu mujyi atazashobora kumvira Imana, kandi nanone ngo abane n'amategeko azaba ariho mu icyo gihe. Bishatse kuvuga ngo niyo mpamvu Imana yiteguriye ko ubwoko bwayo bugomba kuzahita buhungira mu mijyi mito, aho buzashobora kugura isambu, bugahinga, bukajya bubona ibyo kurya bubikuye mu mirimo y'amaboko yazo, byo guhinga no kubona nyine no gufata ku mbuto z'Imana, ibintu bazaba bahinze nyine bakaba ari byo barya. Nanone kuremwa kuzuye kwa Babuloni, nuvuga ngo Babuloni igizwe n'iki? Igizwe n'itorero Gatolika, igizwe n'abaprotestants baguye, kandi nanone Babuloni igizwe n'andi madini yose ya gipagane, ariko umuyobozi mukuru wa Babuloni ni ubupapa. Kandi nanone igishushanyo cy'inyamaswa mu icyo gihe kizaremwa. Igishushanyo cy'inyamaswa se cyo ni iki? Igishushanyo cy'inyamaswa ni abaprotestants bo muri Amerika bazareka Imana, hanyuma bakumvira ubutegetsi bw'ubupapa, kandi mu icyo gihe nibwo Amerika izatangira kuvuga nk'ikiyoka. Kuko Amerika niyo igomba kuzashyiraho itegeko ry'icyumweru, mu byumve neza. Ntabwo ari ubupapa buzashyiraho itegeko ry'icyumweru, ahubwo ubupapa bukoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo gishushanyo cyabwo cy'ubutegetsi bwabwo buzashyiraho icyumweru. Ntimutungurwe rero nuko ubupapa atari bwo mu by'ukuri buzashyiraho icyumweru, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo izashyiraho icyumweru. Hanyuma rero hazahita hakurikiraho igihe cy'akarengane, kuko abana b'Imana bazaba barimo bavuga ijwi rirenga, babuza abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Icyo gihe bazahasakirana n'akarengane kazakorwa n'abaprotestants bafatanyije n'ubupapa. Mwibuke ko iki gihe ntabwo ubupapa buzigaragaza cyane, ahubwo abaprotestants bayobowe n'ubupapa mu buryo bw'ibanga nibo bazakora ibintu byose. Amategeko azatorwa ku isi hose, abana b'Imana batangiye guhura n'akarengane. Aka karengane ni keza, ni ingirakamaro, bitewe n'uko aka karengane kazatuma abantu benshi bakira ubutumwa bwiza bw'ijwi rirenga. Ubu butumwa bw'ijwi rirenga rero ndagira ngo nabwo mubusobanukirwe, kuko bwo buboneka mu butumwa bwo mu byeshuwe mu byahisho 18, ahavuga ngo mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, isi yose imurikirwa n'ubwiza bwe. Uyu mumarayika uzaza gufatanya n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu nta wundi, uyu mumarayika azaza kongerera imbaraga aba bantu bazaba bari mu ijwi rirenga, azaza kongera imbaraga. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzaba bwabo bumaze igihe kinini bubwirizwa, ariko none uyu mumarayika wazaza afite ubutumwa bwikubagaho bubwira abantu kureka Babuloni izaba yamajije kuremwa mu buryo bwuzuye no kuyisohokamo, kuko igihe cyo kurimbuka kwa Babuloni kizaba kigeze. Ubu butumwa rero urumva ko ari nko kwisubiramo ku butumwa bwa marayika wa mbere n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri, kuko ubutumwa bwa marayika wa mbere burarikira abantu gusanga Imana, bakayiramya nk'umuremyi w'ijuru n'isi, kandi ko igihe cy'urubanza gitangiye. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri bukabwira abantu ko Babuloni izarimbuka. Urumva ko nanone uyu mumarayika uza amurikira isi yose kandi agahereza imbaraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nanone azakora umurimo usa n'uwo, kuko azabwira abantu kuramya Imana by'ukuri, ariko kureka kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa aricyo cy'umweru. Hanyuma akabahamagara no kuva muri Babuloni, kuva mu iyo systeme yangiritse. Nyuma y'ibyo bihe rero hazabaho ikindi gihe giteye ubwoba, nshuti bavandimwe, aricyo gihe cyitwa kurangira kw'imbabazi. Kurangira kw'imbabazi rero kuzatangirana n'igihe cyo kuza ku mwami, kandi icyo gihe cyo kuza ku mwami kirimo ibintu
bigiye bitandukanye, harimo igihe gikomeye cy'umubabaro utarigeze kubaho. Mwibuke ko umubabaro utarigeze kubaho utandukanye n'iki gihe cy'akarengane. Umubabaro utarigeze kubaho ntabwo uzigera ugera ku bana b'Imana, ahubwo umubabaro utarigeze kubaho uzaba ku banyabyaha banze kwakira imbabazi z'Imana. Muri icyo gihe ni nabwo ibyago 7 by'imperuka bizasukwa, kandi ibyo byago 7 nta bindi ni ibisebe bibi bizagera ku baramya inyamaswa, hakaza inyanja ihinduka amaraso, amazi y'inyanja yose agahinduka amaraso, hanyuma hakaza amazi yose ahinduka amaraso, amazi y'imigezi, gutwika kw'izuba. Imana izabaha izuba kuko bahisemo gusenga izuba, Sande umunsi w'izuba, ngo izabatwikisha izuba kugira ngo wumve icyo bahisemo. Hanyuma kurikiraho umwijima ku ntebe y'inyamaswa. I Roma hagomba kuzacura umwijima kugira ngo Imana yereke abami bo ku isi bakurikiye Roma n'abanyamadini bo ku isi bakurikiye Roma ko burya bakurikiye ibitakwiringirwa bitagira agaciro. Uruzi Efurate rugomba gukama kugira ngo hategurizwe kuza kw'abami baturutse iburasirazuba, ari we Yesu Kristo uzaza aje gutabara ubwoko bw'Imana mu cyago cya 6. Hanyuma hagakurikira icyago cy'urubura n'igishyitsi n'umuriro. Ibi byo ni bizabaho Yesu Kristo agarutse. Kandi ibi bintu ko ari bibiri, uruzi Efurate rukama n'urubura biranga kugaruka kwa Yesu, byose biri mu gika cyitwa Armagedoni, intambara ya Armagedoni. Kuko intambara ya Armagedoni yo yibanda ku cyago cya 6 n'icya 7. Iyi ntambara tuyigarutseho mu gahe gato. Iyi ntambara ya Armagedoni ni intambara y'ibitekerezo, kuko muri iki gihe cy'icyago cya 6 niho abana b'Imana bazahura n'icyo bita umubabaro wa Yakobo. Umubabaro wa Yakobo si undi mubabaro wo kubabazwa by'umubiri, ahubwo ngo ni igihe abana b'Imana bazamara bibaza niba koko bemewe ko baragwa ubugingo buhoraho. Bazagira agahinda ko mu mutima nk'ako Yakobo yagize igihe yagiye gusanganira mukuru we, ariko yibutse icyaha yakoze ndetse atangira kwibaza niba yarababariwe. Iki gihe rero cy'umubabaro wa Yakobo ni nayo Armagedoni, ni nacyo gihe abana b'Imana, abana b'isi nabo bazaba bafashe gahunda yo kugira gute, bazaba bafashe gahunda yo gushyiraho itegeko, bazashyiraho itegeko ryo kwicwa. Itegeko ryo kwicwa, iryo tegeko ryo kwicwa rifatanyije n'ako gahinda abana b'Imana bazaba bafite mu mutima, nibyo bizateza icyo bita umubabaro wa Yakobo, kuko bazaba babona inkota ibegereye, nk'uko kirya gihe Esawu yaje asatira Yakobo, inkota, kwicwa. Ariko nanone bazaba bibaza niba icyaha cyabo cyarababariwe, bazaba bibaza niba kuko ari abakiranutsi bakwiriye kuragwa ubugingo buhoraho. Ngo icyo gihe bazasenga Imana ntibasubize, ariko ibyiringiro byabo bizaguma ku kuba bazi ko ibyaha byose babyicujije. Bityo rero bana b'Imana, muri iki gihe tugifite amahirwe yo kwihana ibyaha byacu, tutararenga uyu murongo uvuga kurangira kw'imbabazi, tukaba tukiri hano inyuma aho imbabazi zigihari, tugomba kwibaza ku bikorwa byacu dukora muri iyi mibereho yacu, tukagirana amahoro n'Imana, tukihana ibyaha byacu twivuye inyuma, kugira ngo tubireke burundu, tuzinjire muri iki gihe cyo kurangira kw'imbabazi no mu ibi bihe by'ibyago 7 n'ibindi byose nta kizinga dufite, ari nabyo bizatuma duhagarara neza mu rugamba rwa Armagedoni. Kuko urugamba rwa Armagedoni ni aba bana b'isi bazagerageza kwica abana b'Imana, kandi mw'icyo gihe abana b'Imana nabo bazaba bibaza niba koko bemewe bagomba kuragwa ubugingo buhoraho. Mw'icyo gihe nibwo Imana izatabara ikaza kwakira ubwoko bwayo bwakiranutse. Bityo rero umuntu aramutse ageze kuri iki cyago cya 6 muri iki gihe cy'umubabaro wa Yakobo, ibyaha bye bitababariwe, ntabwo n'ubundi yakwambuka ngo yakirwe n'Imana, ahubwo yarimbuka. Niyo mpamvu rero ibyiringiro byonyine bizaba bihari rukumbi ku bantu bazaba bari hano muri iki gihe cy'icyago cya 6 no mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo. Ibyiringiro rukumbi nuko ibyaha by'abana b'Imana bigomba kuba koko byarababariwe, nta kibazo na kimwe bafitanye n'iki n'Imana. Ibyiringiro byonyine bazaba bafite n'ibyo. Hanyuma rero hazabaho gutabarwa n'umuzuko udasanzwe. Ibi byo bizabaho mu cyago cya 7. Yesu Kristo azamanukana n'abamarayika be nk'umutware ukomeye, umuneshi, umwami w'abami wahawe ikuzo rirenze iryo tubasha gutekereza, iryo azaba yahawe na se. Azaza kureba abamukunze, azaza kureba ababanye nawe, azaza kureba abamwemeye, azaza kureba abo yacunguye, bazaba bamaze igihe kinini mu isi. Hano ndagira ngo mbabwire ko Bibiliya n'umukonozi bitigisha ibyo andi madini ya giprotestanti yayobye yigisha ko hazabaho gutwarwa mu ibanga. Oya, abana b'Imana azaba bakiri mu isi mu gihe cy'ibyago 7,
mu gihe cy'akaga kose, ariko nta kibi kizabageraho kuko Imana ivuga ko izabagaburira nk'uko yagaburiye Eliya mu gihe Eliya yarimo ubwo hariho amapfa nta byo kurya bihari. Eliya umugaragu w'Imana yaragaburiwe, niko Imana izabagaburira, bazagaburirwa rwose nta kibazo na kimwe bazagira. Kandi muri iki gihe nubwo kizaba ari igihe cy'umubabaro, ni umubabaro uzagera ku banyabyaha gusa, ariko abana b'Imana bo nta mubabaro na muke uzabageraho. Nasomye amagambo mu gitabo Maranatha ko biramutse bibaye ko hagira umwana w'Imana wicwa muri iki gihe, Imana yabitsinzwe, kuko gupfa k'umwana w'Imana muri iki gihe cy'umubabaro ukomeye ntacyo kimaze. Gupfa k'uwo mwana w'Imana ntacyo kumaze, bitewe n'uko imbabazi zizaba zararangiye, nta kwihana kuzaba kukiriho. N'ubundi umwana w'Imana apfuye, ugupfa kwe ntawe kwakiza. Impamvu abana b'Imana zemererwa gupfa hano muri iki gihe gigufi cy'akarengane n'akandi karengane kose bazagirirwa, ni ukubera ko bizaba biri gutera abantu bazaba bariho muri icyo gihe, bazaba babwirwa ubutumwa bw'Amarika gatatu, bizaba biberewe kugira ngo bihane, bahindukire, bakire umwana w'Imana, bakire ubutumwa bwiza bwa Kristo. Rero muri bya birindwi nta gupfa kuzabaho, nta karengane. Hanyuma rero hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi bapfuye, hazabaho abanyabibi bazicwa n'ubwiza bwa Kristo, hanyuma abakiranutsi bazajyanwa mu ijuru, bajye kumara imyaka 1000 bari kumwe na Kristo, biga iby'urukundo rwe n'uburyo Imana yakunze abantu, n'ibindi byinshi bazaba bakeneye kumenya Imana yabateguriye. Hanyuma yaho umurwa wera Yerusalemu irimbishijwe nk'umugeni igomba kuzamanuka, kuko hano ntabwo turavuga kurimbuka kw'abanyabyaha, mwitonde, ntabwo turavuga kurimbuka kw'abanyabyaha kuko ko kuzabaho hanyuma. Igihe abakiranutsi bazaba bamaze imyaka 1000 mu ijuru, nibwo kurimbuka kw'abanyabyaha kuzabaho hanyuma, nkuko tubibona mu byahishuwe 21, 22, niho ibyo bintu 20, 21, 22 niho ibyo bintu byanditse. Nuvuga ngo rero abanyabyaha bazaba ari ku isi bazicwa hano. Nyuma y'icyago cya 7 bazicwa n'ubwiza bw'Imana, barambarare mu isi, Satani azabohwa abe mu isi, ariko nta muntu n'umwe afite wo kuba yagira gute yagusha. Muri iki gihe Satani azakimara aboshwe imyaka 1000 ari mu isi ayizereramo, ariko abantu bose bazaba barapfuye b'abanyabyaha, kandi isi izaba yarahindutse umusaka, ntawo gushuka n'umwe uriho. Nyuma rero y'imyaka 1000 Yerusalemu izamanuka, umurwa wera uzamanuka urimbishijwe nk'umugeni. Icyo gihe hazabaho kuzuka kw'abanyabibi bapfuye. Umuriro w'iteka uzarimbura abanyabibi, isi izezwa ihindurwe nshyashya, hanyuma abakiranutsi bayituremo nk'uko Imana yari yarabifurije gutura muri Edeni, hanyuma hazabaho kubaho by'iteka ryose. Iyi niyo mbonerahamwe iranga pura y'Imana igaragaza iby'iyi minsi y'imperuka turimo. None njya gusoza, ndagira ngo mbabaze bavandimwe, niba muri abigishwa b'ibyanditswe byera, muri abigishwa ba Bibiliya, ese duhagaze hehe kuri iyi mbonerahamwe? Duhagaze hehe kuri iyi mbonerahamwe? Kuri iyi mbonerahamwe duhagaze hano, duhagaze, reka mbereka aho duhagaze kuri iyi mbonerahamwe kugira ngo hatazaho kubaho kwibeshya, kandi ndasobanura n'impamvu nemeza ko aho hantu ariho duhagaze. Njye ndahamya ko duhagaze aha, hano, hafa aha. Kubera iki mpamya ko duhagaze aha? Ni ukubera yuko tuhagaze hano. Mwibuke ko hano hejuru hariho igihe cy'ishungura y'umurongo uhagarariye igihe cyo gutangira kwishungura. Duhagaze hano turi mu gihe hari ikanguka ry'ikiganano mu madini yayobye. Niba muri abigishwa ba Bibiliya, muri abigishwa w'ubuhanuzi ndetse n'umuko bahanuzi, mwibuke yuko ubuhanuzi bwose bwahanuwe mu byanditswe byera bwasohoye. Amadini ya Giprotestanti yifatanyije n'ubupapa, amadini yose ari kwifatanyiriza hamwe mu mbaraga ikomeye. Arimo aravuga ngo arimo aruzura imyuka, arimo aravuga ngo ubu ngubu igihe cyo kuzura imyuka no kwakira Kristo mu buryo budasanzwe cyarasohoye. Amadini yose, isi yose iri kwihuriza hamwe mu cyitwa impuzamadini kugira ngo bose bafatanirize hamwe mu murungu umwe wo kurwanya Imana. Iki rero nicyo cyitwa ngo ikanguka ry'ikiganano mu madini yayobye. Iki rero cyarasohoye, twamaje kukigeraho. Bishatse kuvuga ngo turi hagati hano y'iki gihe gitangirana n'ishungura n'iki gihe cy'icyumweru.
turi hafi neza kwinjira mu gihe aho ikimenyetso cy'inyamaswa kigiye gushirwaho aricyo cyumweru. Nuvuga ngo icyumweru kiri hafi gushirwaho kandi n'impuha zo kugishyiraho zatangiye kuvuzwa. Mwibuke ko mu Burayi ubu ngubu icyumweru bamaze kucyakira. Ubumwe bw'i Burayi bwamaze kwemeza ko icyumweru kigomba kugira gute? Icyumweru kigomba kugira gute? Gushirwaho. Kandi ko abantu bagomba gutanga icyumweru kugira ngo icyambere ibyaremwe bibone umutekano, kandi nanone abantu babona umwanya wo kuruhuka, bidagadure, imiryango ihure. Ibyo ntekereza ko tugenda tubisobanura mu byigisho bigiye bitandukanye, murabisobanukiwe. N'abatabizi bagerageze gushaka ku mbuga za interinete, abigisha benshi hirya no hino ku isi kugenda babisobanura uburyo itegeko ry'icyumweru rigiye gushirwaho vuba. Rero namaje kubereka ko twebwe duhagaze hafi aha, aho Imana itegereje abana bayo kwemera ubutumwa bw'umugabo wo guhamya mu buryo bwuzuye, hanyuma bakemererwa kurenga uyu murongo bakinjira mu ijwi rirenga. None rero nshuti muvandimwe, ndaguhamagara kugira ngo wemere kwiyomatanya n'Imana, wemere kumusanga, wemere kwiyegura Kristo umaramaje, kugira ngo uhabwe imbaraga zikwambutsa uyu murongo ukinjira mu ijwi rirenga. Rero nasobanuraga iby'idiyagarama, kandi ndasabira buri muntu wese kugira ngo ashobozwe kwemera ubutumwa bwa marayika wa kabiri, bwa marayika wa mbere, bwa marayika wa gatatu, ndetse no kwemera niyo byaba akarengane ko twakwinjira mu ijwi rirenga tugasukirwa imvura y'itumba, hanyuma tukaba mu bazaraga ubugingo buhoraho. Mbibasabiye nizeye ko mugiye kubikora mu izina rya Yesu.